Shuti bakunzi bajyaho TV show ndabasuje cyane aho muherereye ku isi hose nizere ko amahoro y'Imana ganje muri mwe ari nako urukundo ruganza iteka mu bantu aho iwanyu bimeze bite urukundo ruri kuganza iteka cyangwa byaranze ndabashimiye cyane rero abo tumaranye igihe hano kuri iyi mihanda ari nako nakira abashyashya muje muri bashyashya murebe ko mwakoze subscribe nimusanga mutarayikora mumenye ko muri gucikwa byinshi cyane aka niko kanya keza rero ko kugira ngo muduhe subscribe zanyu mbibutsa ko subscribe zanyu ari inkunga ikomeye cyane kuri Jao TV show turabashushanyiriza rero tukabandikira ku byapa tukabakorera ibintu byinshi bijyanye na art tubandikira ku myenda tubakorera kashe tubashushanyiriza mu bigo by'amashuri turanabadodera n'ibindi bitandukanye Jao Jado Artist Official kwisonga Okay ubwo nagendaga kuri iyi mihanda rero ya social media naguye ku nkuru ibabaje cyane inkuru rwose itaryoheye amatwi nabonye benshi bari kuyiteraho comment zitari nziza ariko ewana ndagira ngo mbabwire ko abantu bari gutera comment zitari nziza kabisa ntabwo ndi kumwe nabo ndaza kubabwira impamvu kabisa uyu mugore mureba kuri screen zanyu rero ngo yapfiriye mu nzu y'umugabo yari yagiye gusambana nawe aca umugabo w'inyuma nimwumve ndi guseka mugira ngo ndabyishimiye ibi ni ibintu kabisa bitari byiza habe na gato ni ibintu nyine umuntu wari we wese atakwishimira kumva yaba ari umuntu we byabayeho cyangwa se ari n'undi burya umuntu n'inkundi reka rero ndeke kwizimba mu magambo tugwe mu nkuru neza uyu mugore mureba yitwa Mukeshimana Esther akaba ari uw'Inyagatare akaba rero yari afite imyaka 30 ubwo yapfuye afite imyaka 30 uyu mugore rero mbere ya tariki 13 z'ukwa gatandatu 2025 ngo yagize atya asaba umugabo we uruhushya amubwira ko hari ubukwe azataha mu mujyi wa Kigali ubwo bukwe niba bwari ubw'umufamiliye niba bwari ubw'inshuti y'umuryango kugeza ubu ntawuzi amakuru neza umugore rero ubwo bukwe ngo bwagombaga kuba tariki ya 14 z'ukwa gatandatu 2025 ubwo hagombaga kuba ari kuwa gatandatu murabyumva yabwiye umugabo we rero ko agomba kugenda mbere ya tariki 14 ubwo yamubwiraga ko agomba kugenda ku itariki 13 kuko hari imirimo ngo yagombaga gukora mbere y'ubukwe urabona kwa kundi nyine umuntu aba yaragutumiye mu bukwe ariko akagira wenda n'inshingano aguhereza murabizi neza nyine abantu bakoresheje ubukwe ababutashye se hari imirimo ibigomba gukorwa mbere y'ubukwe kugira ngo ubukwe buzagende neza uyu mugore biravugwa ko umugabo we yamuhaye uruhushya atitaye ku kintu icyo ari cyo cyose umugabo aramubwira ati nta kibazo go ahead umugore rero agenda ku itariki 13 ubwo abeshya umugabo we ko ubukwe buzaba ku itariki 14 sinzi impamvu ngewe nishyizemo ko bwari buhari cyangwa se butari bunahari nta wamenya buri umuntu uca mugenzi we bashakanye cyangwa se bashyingiranwe inyuma agira amayeri menshi rimwe na rimwe ashobora no kuvuga impamvu zidahari sinzi impamvu ngende kumva butari buhari ariko ntabwo ndi kujyaginga buri wese afite uko ari kubyumva bitewe n'uko iyi nkuru iteye amusigana n'abana aragenda mu nyumvire namwe igikomere aba bana bagize cyangwa se bagize mu kumva iyi nkuru yabaye kuri mama wabo uzi wenda tuvuge nimba bari bafite nk'umwana muto utazi ngo gupfa ni ibiki utazi bipfa n'ibikira wenda akazajya akura asanga mama wabo adahari akajya abaza ati ariko mama byagenze biteye yapfuye ate mbwira ukuntu wamusobanurira urupfu rw'uyu mubyeyi nk'abantu mwe
ibi bintu biragoye kabisa, biragoye. Umugore aragenda kumbe ariko akaba ngo yari yifitaniye randevu n'umurandi manager wo mu murenge wa Ruheru ho mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Umugore rero ngo yaragiye ageraho uwo murandi manager witwa Valence yakodeshaga. Akigerayo rero urumva nta kindi cyagombaga kuba, ubwo bagiye mu byo bajyamo, urumva n'ifemba ryari ryinshi, byanze bikunze abantu baca abo bashakanye inyuma, baba bafite n'amafemba birumvikana. Umugore n'umugabo rero ubwo baraye aho ngaho muri ghetto, ariko ku bukeye mu gitondo land manager witwa Valence abwira umugore ko agize akazi gatunguranye, bityo ko agomba kwihutira kugira gute kukajyamo. Umugabo nyine yagiye mu kazi nk'ibisanzwe, aragenda aragakora. Njye nawe ntabwo tuzi isaha yagarukiye, ariko igihari ni uko yaje kugaruka kuri ghetto. Ageze mu rugo, reka tuhafite nko mu rugo kuko ahantu ba byanze bikunze haba ari mu rugo. Yarakomanze ariko yumva Mukeshimana Esther ntabwo agira gute, ntabwo yitaba, nta nubwo yumva. Arangije amaze umwanya munini akomanga, yigira inama yo kumena ikirahuri kugira ngo ashakishe uburyo yagera mu nzu. Ageze mu nzu rero, ikintu cyatunguranye ni uko yasanze Mukeshimana Esther atakibarizwa mu isi y'abazima. Uyu mugore rero wakwibaza ngo ikintu cyamwishe ni iki? Mukeshimana Esther wacu rero yabonye umugabo avuye mu rugo agiye ku kazi, aribaza ati rero uyu mugabo ubwo agiye, reka nanjye ngerageze gushaka icyo guteka, hanyuma ndabizi wenda ashobora kuva mu kazi ari stress, ananiwe, akaza agasanga wenda nanjye hari icyo nashatse kugira ngo mworohereze. Yarabigerageje rero, arabyuka afatisha imbabura, anatunganya ibyo guteka, aterekaho imbabura, yitereka mu nzu. N'umunaniro mwinshi, namwe murabyumva, urugendo rwo kuva Nyagatare ugera Nyaruguru, ijoro ryose baraye bihakabyizi, nawe urabyumva mu by'ukuri yari fatigue cyane, yarananiwe. Yarananiwe rwose. Yasubiye rero mu buriri kuryama, kwa kundi imbabura namwe murabizi, ntabwo ari ubwa mbere mwumvise ko imbabura yishe umuntu, igenda imunywa gake gake. Murabizi ko imbabura iyo iteretse mu nzu, byongeye unaryamye hasi, ogisijene burya ngo iba nkeya, ugasanga umuntu arapfuye. Nuko byagenze rero. Valence aho aviriye mu kazi, arakomanga ariko yumva ntawe ugira gute, ntawe ukoma. Urumva rero buriya imbabura ntabwo ari ubwa mbere waba wumvise ko ishobora kwica umuntu mu gihe yayishyize mu nzu imwe n'ahantu hari matera aryamaho. Yasubiye kuryama rero, ubwo birangira nyine imbabura igenda imunyunyuza amaraso gake gake paka ashizemo umwuka. Valence rero nta kindi kintu yakoze usibye guhita avuza induru no gusakuza. Urumva abantu barahurura, inkuru ni nako isakara. Ubu Valence byanze bikunze ntabwo ari muri freedom, ahubwo ari aho agomba guhatirwa ibibazo no kugira gute, nawe urabyumva. Abantu benshi rero nabonye bagiye batera komanteri bavuga bati njyewe ndi umugabo we, sinajya kumuzana ngo ashyingurwe n'iki n'iki. Ariko mwigeze kumva mvuga nti njyewe ntabwo nshyigikiye abantu bari gutera komanteri mbi kuri uyu mudamu. Buriya hari ikintu kimwe ngomba kubibutsa. Aha kuri iyi si tuba, muhafate nko kuri arete cyangwa se nko muri gare. Urabona ushobora kuva wenda i Kigali ukagera muri gare wenda nk'i Kayonza, ni urugero ntanga, ariko nyamara uri gutaha
ikabarondo n'urugero aho ngaho nubwo uharuhukiye gato ariko mu by'ukuri urugendo ruba rukomeje aha kuri iyi si tuba rero reka tuhafate nko muri gare cyangwa se nko kuri arete nk'uko nakomeje kubibabwira mu by'ukuri aha ni ahantu tubaye turi by'akanya gato mbibutse ko ubu buzima tubamo ni ubw'akanya gato ni ubw'igihe gito umuntu rero hari ahantu ava ariko hari n'aho ajya aho wavuye rero ntabwo tuhazi ariko naho uzakomereza naho ntituhazi ariko nubwo tutazi aho wavuye naho uzakomereza ubu buzima tubayemo ni nka arete ni nka gare turuhukiyemo by'akanya gato tutazi ngo karangana gute ariko muri ubwo buzima tubayemo mu gihe tugitegereje hari aho twavuye ariko hari n'aho dutegereje gukomereza mu gihe rero tugitegereje gukomereza ahantu runaka tutazi nk'uko tutazi n'aho twavuye ibyaha dukora ni byinshi bitandukanye wowe ushobora kumva ko Mukeshimana Esther wa Nyagatare yagiye guca umugabo w'inyuma mu karere ka Nyaruguru ukumva yaciye nk'amabere ariko mu by'ukuri iki ntabwo ari cyo cyaha cyonyine kibaho nawe ushobora kuba udaca uwo mwashyingiranywe cyangwa uwo mwashakanye inyuma ariko ukaba ufite ibindi bintu nyine ukora bitari byiza kandi abantu bizera Imana cyangwa se bemera iby'ijambo ry'Imana tuzi neza ko icyaha icyo ari cyo cyose nta cyaha na kimwe gitoya cyangwa se kiruta ikindi imbere y'Imana mu by'ukuri rero nagira ngo ahubwo wenda icyo twakora ni ugusabira Mukeshimana Esther ko Imana yamugirira ibambe ikazamugirira impuhwe nyine mu bantu izababarira ariko kumutemeraho itaka njyewe rwose ntabwo mbishyigikiye nibyo koko yakoze amakosa ariko nubwo wenda utakora amakosa ahwanye cyangwa se angana cyangwa se asa nayo we yakoze ariko hari ibindi bintu ukora kandi ntabwo bikuyeho ko uba ugomeye umuremyi cyangwa se uba ugomeye Imana siko bimeze ahubwo ikiruta byose ni ugusaba Imana ngo mu byaha dukora izatugirire ibambe mu gihe rero tutarakomeza nyine urugendo buri wese afite igare rye cyangwa se afite taransiporo ye imukomezanya buriya Mukeshimana Esther igare rye ryari ririya ariko nawe ufite iryawe ese iryawe ubwo urarizi wowe ubu kuvuga nabi igare ryawe urarizi rizagukura muri iyi gare turimo cyangwa muri iyi arete turimo dukomeza urugendo rwacu igare ryawe urarizi ntabwo ngewe rwose ndi kwemeranya n'abantu bari gutera komantere mbi ahubwo icyo twakabaye dukora ni ukumusabira Imana Data yo mu ijuru ngo imutabarire ubugingo ushobora kuba utakora biriya yakoze ariko nawe ufite ibindi ukora kandi icyaha icyo ari cyo cyose imbere y'Imana ibyaha ni bimwe upfa kuba wacumuye wakoze icyaha nta muntu ivuga ngo yakoze ikiremereye ngo uriya yakoze icyoroshye oya mwese babona kimwe njyewe rero muganira ni Jado Artist Official umunyabugeni wanyu ubagezaho ibihangano bitandukanye tubashushanyiriza amafoto y'abantu tubashushanyiriza imitako yindi isanzwe tubandikira ku byapa tubakorera kashe dushobora kubandikira ku modoka dushobora kubashushanyiriza mu bigo by'amashuri imfashanyigisho z'abana dushobora no kubadodera school uniforms ushaka rero kuduhereza akazi yatwandikira cyangwa se kaduhamagara kuri 0788259948 cyangwa se 07802020 izi nimero zombi rero mbibutse ko ziri no kuri WhatsApp cyangwa se ukatwandikira no kuri email yo muri Jado Artist Official art and tailoring ukatwandikira kuri iyo email jadoartist@gmail.com. Nge rero mwari kumwe ni Jado Artist Official
reka mbashimire mwebwe mwakurikiye iki kiganiro, duhurire muri komenti mutanga ibitekerezo bitandukanye kuri iki kiganiro, tutibagiwe kandi ko twiteze n'abantu baza bagamije gutukana, ariko abo bose ntacyo bitwaye, tuba tubakeneye, tuba tubategereje, niyo mpamvu tuba twabakoreye bino biganiro bitandukanye. Murakoze cyane. Jado Artist Official ku isonga.